Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana itabara igatabarukana itsinzi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndagushimiye ndetse ndaguhimbaje. Uri Uwiteka niryo zina ryawe kandi witwa ndiho, witwa nduwo ndiwe, witwa Imana itabara igatabarukana itsinzi, witwa Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mwami wanjye murengezi w'ubugingo bwanjye, aka kamwanya ndagushimiye kuko wera kandi ukazabana n'abera. Uri Imana yihagije mu bumana bwawe, nta uhwanye nawe kandi uko wari uri kera n'izi saha niko ukiri. None wamamagaje imbaraga z'Imana, waraturinze mu kwezi kwa mbere, urakoze Mana, warahabaye, waraturinze mu kwa kabiri, izina ryawe nirihimbazwe, waraturinze mu kwa gatatu, izina ryawe ryubahwe, waraturinze mu kwa kane, izina ryawe niryo gushimwa, waraturinze mu kwa gatanu, uri Imana itabara igatabarukana itsinzi, waraturinze mu kwa gatandatu, shimwa nyaguhora ku ngoma kuko wera kandi ukabana n'abera, waraturinze mu kwa munani, izina ryawe n'iry'igiciro cyinshi, nyaguhora ku ngoma Uwiteka warakoze, waraturinze mu kwezi kwa cyenda, uriyubahisha turabibona, waraturinze Mwami Mana mu kwa cumi turabibona, waraturinze mu kwa 11 nabwo turabibona, izina ryawe nirihimbazwe, waraturinze mu kwa 11, warakoze wa Mana we, uranaturinze mu ruku kwa 11 n'abiri, izina ryawe nirihimbazwe. None dore kwa 12 urakudusojereje, tugusoje turi amahoro, shoje turi bazima, izina ryawe nirihimbazwe. Yewe Yesu mwene Dawidi, yewe Yesu mwana w'intama w'Imana, wowe ukora ibyaha by'abari mu isi, warakoze kuko waturinze imyaka yose, warakoze kuko waturinze iteka yose. Mana nyiri icyubahiro, habwa icyubahiro kandi ishimwa, singizwa kubw'amashimwe yawe. None Uwiteka Mana, warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abasore, warinze abakobwa, warinze Mwami abakecuru, warinze urubyiruko, izina ryawe nirihimbazwe. Mana data wa twese rero, warakoze cyane, tubanje kugushimira Mana, waraturinze mu wundi mwaka nk'iki gihe twari mu ishyamba, turara mu misozi, turara mu butayu, ariko muri uyu mwaka uradufashije Mwami, turi mu bukode, izina ryawe rihimbazwe. Nuko uri mu wundi mwaka ntacyo twari twakamaze, ntacyo twari twakigejejeho, ariko muri uyu nguyu warakoze Mwami, uhindura amateka, abantu bahindura amagambo. Ayiwe Mana we, muri uriya mwaka turagushimiye, twarabwirirwaga tukaburara, tukarara mu ishyamba, Uwiteka tukambara ubusa, ariko muri uyu turambaye. Turagushimiye Mana. Mana habwa icyubahiro kubw'imirimo myiza wakoze, habwa icyubahiro Mana kubw'amashimwe yawe nyakubaha Uwiteka. Uri Imana itabara rero igatabarukana itsinzi, uri Imana igikora imirimo ndetse n'ibitangaza, nuko uruzi kurinda, nuko urubereye amashimwe. Turakubashye Mana, warakoze, warakoze Mana, wadukuyeho ipfu zitunguranye, uturinda impanuka zikomeye, warakoze wa Mana we. Ngaho ukomeza uturinde, komeza urinde ababyeyi, komeza urinde abagabo, komeza urinde abasore, komeza urinde abakobwa, komeza urinde urubyiruko, komeza urinde abantu bose. Imbaraga z'Imana isumba byose izo ziganze data, haza kwifuza kw'imitima yacu, haza kwifuza kw'imibiri yacu. Mwami Imana, abo utasohoreje amasezerano muri uyu mwaka wa 2025 nuyasohoze Mwami muri uyu mwaka dutangiye, izina ryawe nirihimbazwe. Mana turagushimiye kuko wera kandi ukazabana n'abera. Ngaho korana natwe by'ubutwari, ngaho dufashe nk'Imana, ngaho tuyobore kuko uri mwiza. Tugiye kumva ijambo ryiza ryawe, twariho tugushimira ko wakoze. Izina ryawe nirihimbazwe ku isi hose. Tubyatse Imana twizera izina rya Yesu, amen.
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera. Ni ukuri mwarakoze cyane ubwo mwagiye mudukurikirana. Nanjye ngarutse shima Imana, ngarutse mvuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Meshaki, Imana ya Meduraka, Imana ya Bedenego, Imana ya Nduwi, Imana Jean Claude, Imana ya Dawidi, nishimwe nisingizwe nihimbazwe. Aka kamwanya rero turashima Imana yuko yaturinze mu bihe byose byagiye bitambuka. Turashimira Imana isumba byose uko yagiye ibana n'ababyeyi, ikabana n'abagabo, ikabana n'abasore, ikabana n'urubyiruko. Yabanye nanjye, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Reka mbahe ubuhamya gatoya. Ndashimira Imana isumba byose ko yankuye mu busambanyi. Ndashimira Imana isumba byose yuko yampaye agakiza ku buntu, yankuye mu bwibone. Ni ukuri yankuye mu kurya ibiryo byo mu ngarane, yankuye mu kurara mu ngarane, yankuye Imana kurara mu mateme. Jyewe nababwiye ko ndi umwana w'imfubyi kubumvisha ubuhamya bwanjye. Nababwiye yuko nta papa nta mama, ariko kandi n'imiryango nayo mbona sa naho ntayo ufite. Ariko icyo shatse kuvuga ko ndayifite ariko ntacyo mbona imariye. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe, weho wamenye Imana, weho wamenye Yesu, ntugahangayike. Birashoboka yuko waba warabaye nkanjye ukagira imiryango ntikwiteho cyangwa se ntigire ikikumarira, ariko Yesu akagira icyo akumarira. Izina ryiwe nirihimbazwe. Rero ndashima Imana isumba byose yuko mu bundi mwaka nk'iki gihe nararaga mu ishyamba, nararaga mu butayu, ariko ni ukuri nongeye gushima Imana nshuti mubyumvishe. Muri uriya mwaka wageze celebration y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 icyo gihe mu mwaka wa 2025 ugera, nari ndi mu butayu, nararaga mu ishyamba, nari mpamazemo amezi 5. Reka rero shimire Imana isumba byose yuko yankuye mu kurara mu bizu bidasakaye. Imana isumba byose yankuye muri iyo shyamba. Ubu ndakodesha nubwo ntarabona inzu yanjye, ariko ndabizi neza yuko Imana izabikora. Byose biva muri uyu mwuga, biva mu gusenga. Ndashimira rero Imana isumba byose yankuye mu busambanyi bukaze, inkura mu bwibone, inkura mu kurara ahantu hadafututse hadafatitse kubw'ubufubyi. Nawe nagira ngo nkubwe ngo humura, Imana yawe iri mu kazi, Imana yawe niza izaza yeye guceceka. Ndashimira rero isumba byose yuko yabanye nanjye. Uyu mwaka rero ushoje mu by'ukuri hari imijya n'imigambi nanjye Yesu yangejejeho. Ndayishimiye, ndamushimiye Imana. Rero nshuti bavandimwe bakunzi ba cano ab'Imana bera, nagira ngo mbamenyeshe ngo Imana yacu ni rubasha, Imana yacu ni karuhura. Humura wowe ushonje, humura wowe ukennye, humura wowe umunyabibazo. Nagira ngo nkwifurize nkubwire nti Imana iratabara. Wowe uri mu bitaro, wowe urwaye, humura Imana ije kugukiza. Wowe ni ukuri uri muri gereza, humura Imana iri kumwe nawe kandi ije kugufungura. Wowe utafite imiryango cyangwa se uyifite ikaba yarakwanze, humura Imana ni ikubereye so, ni nayo ikubereye nyoko. Wowe kandi utagira ibyo kurya, utagira ibyo kwambara, humura Imana irahari kandi ije kuringaniza ibitaringaniye ku buzima bwawe. Rero ndabakunda cyane 5/5. Amazina ni yayandi, ni Nduwimana Jean Claude. Nshuti bakunzi mujya mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ndetse na TikTok live. Imbaraga z'Imana zibane namwe. Uyu munsi rero ngize umugisha wo kwifuriza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda
njyewe n'umuryango wanjye tubifurije kugira umwaka mushya muhire wa 2026. Muzawurye ntuzabarye. Imana izabarindiremo impanuka, izabarindiremo indwara zikomeye, izabarindiremo ibyorezo, izabarindiremo intambara ndetse n'amakuba, izabarindiremo abajura, izabarindiremo abagome n'abagambanyi, izabarindiremo za gereza na za burigade n'utugambane. Imana isumba byose izabakize abazima babi kandi izabiyereke. Tugize umugisha rero wo kuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritoya tubifuriza risoza uyu mwaka. Nagize umugisha wo gushaka kubasomera ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 17 umurongo wa mbere. Reka turahasoma twumve. Mu by'ukuri turashimira Imana ko turi bazima kandi yuko turi amahoro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mana turagushimiye, ntago turwaye, ntago dushonje, ntabwo twambaye ubusa. Mana ubishimirirwe. N'amafaranga kandi nubwo tutarayabona cyangwa tutarayagwiza, ariko ntago wayatwimye, ntago wigeze utwima ibyo twagusabye. Nyakubahwa Uwiteka ushimwe. Ijambo y'Imana rivuze ngo iki? Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo y'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 17. Turasoma umurongo wa mbere twumve uko havuze. Itangiriro ibice 17 haravuze ngo Imana ihindura amazina Aburahamu na Sara. Aburamu na Sara. Imana ihindura amazina, iyahindura Aburamu ndetse na Sara. Uyu munsi nawe nkwifurije guhindurirwa izina n'Imana. Uyu munsi nkwifurije guhindurirwa amateka n'Imana. Uyu munsi Imana irare iduhinduriye izina. Uyu munsi Imana irare iduhinduriye icyerekezo. Ni ukuri uyu munsi iri ni ijambo risoza umwaka. Uyu munsi Imana irare ihinduye amateka y'ubuzima bwacu. Uyu munsi Imana irare yaguye impano zacu. Uyu munsi Imana itwongera ijambo. Harabura iminota mikeya ngo iya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 hagere. Muri iyo minota Imana iguhinduriremo amateka, Imana impinduriremo ubuzima ndetse n'ibyerekezo n'amateka. Nakire kwinjira muri gakondo yanjye, nakire kwinjira mu migisha yanjye. Rero Imana nawe kwinjize mu migisha yawe, Imana ikwinjize mu masezerano yawe, Imana ikuringanirize ibitaringaniye, Imana iguhesha agaciro. Muri uyu mugoroba, muri iri joro rero twebwe twagize celebration yo mu rugo yo kugira ngo tubamenyeshe iri jambo ry'Imana. Ni ukuri Imana yo ikugirire neza, Imana yongere ikugarukeho, Imana iguhindurire izina. Nanjye yanyise Dawidi, uyu munsi mpindure Mose ukomeye. Imana isumba byose, wari umaze igihe kirekire wicaye ku ntebe y'igisuzuguriro, Imana iguhukure ku ntebe y'igisuzuguriro. Nanjye nkure ku ntebe y'igisuzuguriro. Wari umaze igihe kirekire warazengerejwe n'inyatsi, uyu munsi Imana iguhindurira izina, izo nyatsi zigukurweho. Wari umaze igihe kirekire udafite inzu, uyu munsi Imana iduha inzu. Twari tumaze igihe kirekire tutabona imiryango cyangwa se abacu baratuvuyeho, uyu munsi Imana itugarurira inshuti. Twari tumaze igihe kirekire benshi baraduhigiye ntibahigura, uyu munsi Imana iduhe abantu bacu bahigure mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana rero ziboneka ku buzima bwacu. Twari tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri igitabo cy'Itangiriro ibice 17 umurongo wa mbere. Reka tuhasome twumve uko havuze. Haravuze umutwe w'ijambo, ravuze ngo Imana ihindura amazina ya Aburamu na Sara. Dusome mu izina rya Yesu.
haravuze ngo Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose, nanjye ndasezerana nawe isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Aburamu arubama, Imana iramubwira iti dore sezeranye nawe isezerano. Imana itugirire neza. Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ntabwo tukiri ba Aburamu, ahubwo tubaye ba Aburahamu. Haleluya. Imana iduhinduriye izina, Imana iguhinduriye izina, Imana impinduriye izina nonaha. Ntabwo nanjye nkiri ndi uw'Imana Jean Claude, nta nubwo nkiri Dawidi, ahubwo mbaye Aburahamu. Yesu ashimwe. Iri jambo ni iryawe nanjye, niba mu by'ukuri wizeye ukizerera mu ijambo, niba wizereye mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana, akira guhindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome. Uyu munsi ntukitwa Aburahamu, ntabwo uzongera kwitwa Aburamu ukundi, ahubwo wiswe Aburahamu. Haleluya. Ngo kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho, n'abami bazagukomokaho. Imana ishimwe ku izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzarikurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzagukurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, ni igihugu cy'i Kanani cyose, kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Mumvugire ngo amina cyane. Haleluya. Ndashimye Imana isumba byose, Imana iduhaye gakondo. Ndashima Imana isumba byose yo iduhinduriye izina. Uyu munsi Imana iguhindurira izina, uyu munsi Imana iguhindurira icyerekezo, uyu munsi Imana ize mu byawe. Ntabwo ukiri Aburamu, ahubwo Imana ivuze ko tubaye ba Aburahamu. Imana ishimwe. Imana yongere kuguhindurira izina, Imana iguhindurira amateka, Imana ize mu byawe, Imana ikuremera agaciro, Imana ize mu byawe, yongere guha ibihe, yongere guha amahishirirwa adasanzwe, yongere guha imbaraga zidasanzwe, yongere ikorana nawe by'ubutwari. Uyu munsi Imana ihinduye izina, uyu munsi Imana iratubwiye ngo izaturinda, iturindane n'urubyaro rwacu, kandi izarinda isezerano kugeza mu buzukuru ndetse n'abana bacu ibihe n'ibihe. Imana yongere igaruke mu byawe, Imana yongere ireme ibyawe, Imana yongere kurendera abana, Imana yongere guha urubyaro, Imana iguha urubyaro we warubuze, Imana iguha akazi weho wakabuze, Imana iguhindurira izina mu byo ukora, Imana ikwamamaze, Imana ize mu byawe, Imana yongere kukuvuganira, Imana yongere kukumara agahinda, Imana yongere kugusetsa. Haleluya man.
Imana y'amahoro yongere kugarukeho. Nakubwiye ngo nkwifurije umwaka mushya muhire. Imana ibarebane impuhwe, Imana ibarebane imbabazi zayo, Imana yongere ibagure, Imana yongere ibatse, Imana yongere ibaremere ubuzima, Imana yongere ihindura icyerekezo ku buzima bwawe. Nkunze kuvuga ngo password nta yindi ni ugukiranuka. Nakubwiye ko nanjye shima Imana yankuye mu busambanyi bukaze, inkura mu kujya nikinisha, inkura mu bumayibobo, inkura mu buboyi, inkura mu bushumba, inkura mu bukarane, ingira umuntu wayo, ingira umwana wayo. Ubu nitwa Nduwimana, ndiho ndayikorera kure ndetse na hafi. Nawe yikorere, nawe ntutinye, nawe ntucike intege. Iri mu kazi, Imana yawe iraje nitinze, Imana iri mu kazi, izagutabarira aho igusanze. Humura, komera, Imana iguha ifatiro, Imana iguha inkingi yo kukurinda, Imana ikurinde muri uyu mwaka winjiyemo, Imana igusohoreza amasezerano, Imana yongere ibohora ubuzima bwawe, Imana yongere kugarukeho, Imana yongere kuvuganire. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi Imana yahinduriye amateka Aburahamu, imuha urubyaro yari yarabuze umwana. Uyu munsi noneho ntagakira Aburahamu, abaye Aburahamu. Imana ishimwe. Kandi ukomeje ugasoma urasanga na Sara yaramuhinduriye izina. Umugore witwaga Sarayi imuhindura Sara. Nawe iguhindurira izina, we mubyeyi iguhindurira izina, we mukobwa iguhindurira izina, we mugabo iguhindurira izina, we musore iguhindurira izina, we mwana muti guhindurira izina. Nanjye nakiriye guhindurirwa izina n'Imana isumba byose. Nakire kwitwa Aburahamu w'amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Niyaturiyeho ibyiza, niyaturijeho imbaraga z'Imana, nawe mbikwaturijeho. We wari uri mu gihe cy'ubwihebe, akira gusetswa n'Imana. We wari uri mu bwigunge, akira kunezezwa n'Imana. We wari warabuze icyerekezo cy'ubuzima, akira icyerekezo. We wari warabuze gakondo, akira gakondo. We wari warabuze amafaranga, akira amafaranga. We wari urwaye, akira gukira. We wari ubuze ibibazo, wari ufite ibibazo, akira gukira ibibazo. We utari wubatse ngo rukomere, akira kubaka ngo rukomere. We wari warabuze ibyishimo no guseka, akira gusetswa n'Imana. Ongera unezezwe n'Imana isumba byose. Tujye gusenga. Imana iguhinduriye izina muri uyu mugoroba, habura gatoya muri iri joro, muri izi saha. Imana iguhinduriye izina, akira guhindurirwa izina n'Imana isumba byose mu izina rya Yesu. Akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira kuvuganirwa n'Imana. Imana iguhinduriye izina muri izi saha za 4:16. Uyu munsi turi 4:26 turi kuwa gatatu, ku itariki 31 z'ukwa 12. Harabura iminota mikeya cyane, harabura amasaha ngahe abiri ngo saa sita zigere. Winjire mu itariki ya kangahe? Winjire ku ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Rero mwifurije kugira ishya n'ihirwe, mwifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Mwifurije kuzawuhiririrwamo, mwifurije kuzawuboneramo ibyiza byinshi, mwifurijemo kuzaboneramo amahoro n'umutekano. Igihugu cyacu kizabona umutekano, kizabone gukomera, kizabona izindi mbaraga, kizabona umudendezo, kizabona ubwiza, kizongera kibona abaterankunga, kizabone kurama. Nifurije abanyarwanda mwese kuzagira ishya n'ihirwe. Nifurije abanya-Uganda umunsi mukuru mushya, Noheli nziza na bonane nziza. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Abanya-Uganda mwese mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abanya-Uganda mugire umwaka mushya muhire. Abo muri Canada mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo muri Amerika nimugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo muri Zambia mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo muri Kenya mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo muri Kongo mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo muri
Amerika no muri South Africa. Mugire umwaka mushya muhire wa 2026. Abo kwisi hose mugire umwaka mushya muhire wa 2026. By'umwihariko ikiruta ikindi musengera ubugingo kandi mukiranuke ku gato na kanini, mwere imbuto zikwiriye abihanye, muzabona ubugingo, muzabone n'ijuru. Mana turagushimira uri Uwiteka, n'iryo zina ryawe, witwa ndiho, witwa ndiwe, witwa Uwera wa Isirayeli. Turakubashye, turaguhimbaje, izina ryawe niryamamare. Senge abanyarwanda, senge abanyamerika, senge abazungu, sengeye abari muri za gereza, senge abaganga, sengeye mwami Imana abadiaspora, abazungu, abakoresponda, abarabu, mwami Imana abahinde, senge mwami mwami abirabura, abo bose ndabasengeye. Senge abari kwa muganga, senge abari muri za gereza, senge abari ku mihanda, senge abari mu ngo zabo, abo bose mbifurije kugira umwaka mushya muhire wa 2026. Bazawurye ntuzabarye, bazawugiriremo amahoro n'ibyishimo, kandi Uwiteka nanjye ndabyifurije. Ngaho duhaze uburame, utugirire neza, warakoze kuturinda, warakoze kubana natwe. Ngaho imbaraga zawe ziganze muri twe, ngaho ineza yawe iboneke muri twe, kandi abarwayi muri uyu mwaka bakize, iri joro barare bakize mu izina rya Yesu. Ejo bazabe ari bazima, kandi abari bafite ibibazo iri joro birangirane n'uyu mwaka wa 2025. Nanjye ibibazo byanjye byose n'ibigeragezo n'ingorane n'ibyari byaranzengereje byose n'ibicumuro byose, ibyo byose mbitaye muri uyu mwaka wa 2025. ubu ngubu ninjiye mu mwaka wa 2026, ndi mushya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana ndagushime rero, wakoze cyane ko wabanye natwe, wakoze ko watwumvishe. Akira amasari yawe n'ibyubahiro byawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo niwo mbyatsi Imana nizera. Amen, amen, amen. Mugire amahoro y'Imana, kandi nimuhabwe umugisha n'Uwiteka. Amen. Mwakoze cyane kudukurikirana. Nkwibutsa yuko ushobora gukanda kujya muri YouTube channel yawe, muri telefone yawe, ukaca muri YouTube ukandikamo ijambo Abimana Bera muri YouTube, ugadukorera subscribe, Imana ikaguha umugisha. Kandi nkwibutsa kureba video ukayumva ikarangira, Imana iguha umugisha. Niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, ushobora kuduhamagara kuri 0788334200. Abari hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 2 4 waduhamagara ufite uburwayi, ufite ingorane, ufite ibibazo, waduhamagara. Nshuti bavandimwe bakunzi ba channel Abimana Bera, mbibutsa no kujya mureba ayo mavideo agiye ariho y'amavuga butumwa mukayarangiza, bityo bitume channel yacu iba morotize, bitume yaguka, bitume igera kure. Kandi mbibutsa no gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikirana andi mavuga butumwa ageraho. Mbibutsa no kusengera kugira ngo mbone telefone ibika umuriro. Muri kubona ko aya mashusho ataza ameze neza, mbone telefone nziza kandi ifotora neza ndetse ibika umuriro. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ushobora gutanga inkunga yawe kuri 0782324200. Imbaraga z'Imana zibane namwe mu izina rya Yesu. Amazina ni Nduwimana Jacques.